zihinduke ibimenyetso bitagatifu muri kiliziya yawe, maze abazikoresha bose bazarusheho gutera imbere mu kwemera no mu butwari. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Roho Mtakatifu wewe akajiha. Ukabili kujana inama
ikibazo kigeze ngo tutika kumigisha inama ziba zikurimo n'ahantu wavuga ngo ahangaha ngo ahangaha ngo ntabwo nahita cyangwa se ngo nta nama nagiriye yego ingabire y'ubutwari nta bushita utahiga nta ngorane ndabona utagira ngo uzifiteho kubera ko imirongo wa Yesu awigishamo uzinyuramo n'uko Yesu yasizeho sinema cyangwa gusangira wazigezeho ingabire y'usabana kuva mu mutima wawe uhora urimo mutagatifu urimo hanyuma mutagatifu na data n'umutagatifu uburyo bw'ibyo wakoze byose bijya muri maso ibyo bigiye uri mu Mana usabana n'Imana n'ibyo ingabire y'igitiro cya Nyagasani bimwe byo twabonye n'Ivanjiri ni ukuvuga akubwira ko abana n'abantu hanyuma Imana ko ari igitangaza none agenda no muzira uzamenya ko data ushobora gusa kugira Imana y'Imana data Imana yo Imana ntigereranye nk'akarasitazi urebye roho mutagatifu ibye ubuhanga bwe n'ububasha bwe n'iki biraza bikakumenyekamo mu buzima bukurikiyeho ni uko umureka mugasabana hanyuma noneho bigana naho ngaho ushobora kuba uri hano hanyuma noneho ukabyara abana muri Amerika cyangwa se muri Korota ako urimo akurenze avamo akajya gukoresha abantu baba iyo iyo mutagatifu urimo uba usumbye uko abantu bakora saba rero kwinjira muri kugeza nta bukungu bwo mu ijuru busigara cyamuzanye yego iyo basiga bivuga ngo ingabire n'icyo uhawe nito baraguhaye barasaba kukumeneka imeneka iraza kukumeneka asigaye ngo ni wowe umenya kwikoresha cyane rero bakora rero hano abantu mu buzima bazabushobora bakabihanganire atari muri iyi si ahubwo Imana yagiye barebekishije kubera ko babonamo ikababonamo roho wayo kandi kubera ko roho uba arimo ari roho w'umwana wayo yakureba ikakubonamo Yesu ikakubonamo gukiranuka mujye mubigenderanye yego reka duhereze abakobwa n'abahungu b'Imana atari ko bose barabishikiriza roho mutagatifu kandi n'ibyo basabira kugira ngo ntabwo muzabaho mutinya amashitani kubera ko mutaza mutwishita amashitani kuko izo mutwiriza roho mutagatifu ntabwo shitani inakurebya igihugu umutekano ntabwo yaje mwashaka abayobozi mujye gusiga batwara ariko mu gihe waba uri inshuti y'abamutagatifu kandi rero kuvuga ababyeyi uburyohe n'abana noneho murabusanga ari iwawe kuko nanjye maranye nawe imyaka 60 n'umwe mu mamateka nuko ni roho muzima ntabwo ari roho ntabwo ari nka intelligence artificielle intelligence artificielle yarapfuye ntabwo ntabwo tubigire naho roho mutagatifu ni muzima kuretse uko kiba ari muzima yego ntabwo tutakwishyura kubona abana b'abakobwa n'abahungu bagaragaza bafata icyemezo cya kigabo cyo gukurikiza roho mutagatifu no kujyana nawe nk'aho bashyingira ngo nawe ariko kuvuga ngo aba bagenzi banyu bigire ku ruhande cyangwa bajye gukora umuhanda hanyuma bereka mushyigikire kuri ikoraniro bareba abantu b'abagabo ubwira wowe mugikano babwira akarukuru n'uti nzamukomeraho kugeza igihe abazaba bamaze kumushyingura bazaba barangije gukara ko mubwira amakuba habaye n'amasezerano abashakanye bagira ushatse wayoboye ntukajyayo kuko muzaba ubuzima bwawe ntacyo gutwara yego murakoze yego mwibwire musubire ku myanya muri ku murongo
Imana